bambwira ko nararwaye cyane hahandi mama wanjye yabaga ametse, abandi babyeyi bakamubwira ati uwo mwana ko kubona atazakira wamukuye mukamujugunya. Namaze iminsi 6 meze nk'umuntu wapfuye. Abarimu baravuga ati ntago twabishobora, batumizaho papa wanjye. Diregiteri aramubwira ati uyu mwana mutware, nazamenya kuvuga uzamugarure. Reka tubahe ikaze nshuti bakunzi ba Ntibisanzwe TV aho muri hirya no hino. Reka tubahe ikaze mwebwe muri mu majyaruguru, reka tubahe ikaze mwebwe muri mu majyepfo, reka duhe ikaze abari burasirazuba, reka duhe ikaze abari burengerazuba, tutibagiwe namwe muri mu murwa mukuru w'u Rwanda i Kigali. Namwe rero muri hakurya y'amazi ntago twabibagirwa mu bihugu bitandukanye hirya no hino ku isi. Iyi ni Bisanzwe TV rero nkuko natangiye mbikubwira, nge ndi Frank Mario Sebudandi. Hanyuma rero nkuko mubibona hano ndi kumwe n'umusore udufitiye byinshi agiye kutuganiriza. Ni umusore ufite ubuhamya bukomeye cyane, reka mvuge ngo bukomeye. Uko mumubona uko nguko rero ni umuntu wavutse akavukana ibibazo byinshi bitandukanye, yarwaye indwara nyinshi zitandukanye. Izo ndwara rero ziza kumugiraho ingaruka ikomeye cyane, aho yaje kugira ibibazo kugeza aho yaje ururimi rwe rwabashije kutabasha gukora, reka mbyite gutyo, kuko yaje kugira ubumuga. Hanyuma bimuviramo kurinda akura amenya ubwenge atazi kuvuga rwose. Akaba ari umusore rero agiye kutubwira ubwo buhamya, uburyo yavutse, uburyo yasanze amateka ye, uburyo yaje kumenya ubwenge agasanga atavuga, uburyo noneho yaje kugera igihe noneho bikaza gukunda. Ubundi dusobanukirwe byinshi, twige byinshi. Wa mugabo we uraho? Muraho neza. Agiye gutangira atwibwira amazina ye. Murumva ko avuga, nashaka kugira ngo mbanze mbumvishe ko avuga, mutaza kugira ngo nzanye umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga. Oya, aravuga rwose, ariko siko byahoze, siko yavutse ameze, byaje kuza nyuma. Ubwo rero agiye kutubwira mu magambo arambuye. Ubundi tuzatugenda tumubaza ibibazo bike bitewe n'ibyo yatuganirije. Mbabwira ngo nugenda udakande subscribe cyangwa se munakande ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo Ntibisanzwe TV ikugezaho buri munsi cyangwa se buri kanya cyangwa se buri saha. Ikindi kandi nugenda udasize igitekerezo kuri inkuru tugiye kuganira, kuri ubu buhamya tugiye kumva, nugende udasize igitekerezo cyawe kuri comment hasi, unasangiza abandi iyi nkuru kugira ngo ubu butumwa cyangwa se iyi message ifite imbaraga igere kuri benshi. Ndashimira kuri kamera hariya Herve nawe urakoze cyane kuba dufasha kugira ngo aya mashusho abagereho 5/5. Wa mugabo we ugiye gutangira utwibwira amazina yawe yombi, hanyuma niturangiza noneho tutangire tuganire. Amazina yanjye nitwa Imanigabe Jean Dodier, niyo mazina niswe n'ababyeyi. Yego. Ugiye gutangira rero utwibwire, nako umaze kutwibwira ugiye kutubwira noneho ubuhamya. Utangire munsi hasi, uzamuke ku buryo umuntu udukurikiye aza gusobanukirwa neza aya mateka yawe, ukuntu byagenze kugeza aho wamenye kuvuga, kandi nejo bundi nanubwo ari kera cyane nkurikije ikiganiro twagiranye, ni vuba. Ubwo rero byagenze gute, byatangiye gute? Isanzure rwose kandi tuguhaye ikaze. Murakoze cyane, kambanze nshima Imana yo impaye kuba ndahanga ubu ngubu, kandi nkaba nabashimira mwebwe mwese mudukurikiye. Ubuhamya ngiye kubabwira ni ibintu byabaye mpamo, ni ibintu mbese byakozwe n'Imana ubwayo, aho ubwenge bw'abantu bwari bwananiwe, Imana niho yahereye ikora ibyayo. Ubuhamya bwanjye, navutse ndi umwana ufite ibiro 5, niko bambwiye. Mpura n'indwara nyinshi cyane zikomeye, harimo mugiga, ibyo bita ibyinyo, ibirimi, byose bimpuriraho. Ubwo bambwira ko nararwaye cyane hahandi mama wanjye yabaga ametse,
abandi babyeyi bakamubwira ati uwo mwana ko kubona atazakira wamukuye mukamujugunya. Ubwo bigira ubwo ndwara cyane, ngendera imyaka 3 sinigeze nkambakamba. Namaze iminsi 6 meze nk'umuntu wapfuye ndi umwana. Papa ubwo yaragiye kwa padiri, agiye kubwira padiri ngaze amvugire ugusiga ko barwayi mbese bamerekeze, akigera kwa padiri mu kigo cya padiri nibwo mama yamuhamagaye aramubwira ati umwana ndabona yongeye gukurura ibere konka. Ubwo aragaruka mba nongeye mbonye ubuzima bundi bushyashya. Ubwo nza kumenya ubwenge, ntazi kuvuga, ururimi rwaragobwe kubera kurwara cyane n'iyo mugiga n'ibyo biki byose. Natangiye ishuri ntazi kuvuga, intambara ikirangira ndiga kumva nkumva, ariko simbe najya kukibaho ngo mbe nasoma. Ngeze mu wa 3 primaire, abarimu baravuga ati ntago twabishobora. Batumizaho papa wanjye, diregiteri aramubwira ati uyu mwana mutware nazamenya kuvuga usamugarure. Ubwo mba ngize igikomere gutyo. Mbaho ngaho mba mushumba w'inka. Bakuru banjye na bashiki banjye bavuye muri Tanzania aribwo bahungutse bakomeza mu mashuri yabo, ako ngewe nguma kuba wa muntu ukora imirimo yo mu rugo ndi umushumba ariko ntazi kuvuga. Umunsi umwe ndagiye mu ishyamba nicaye impande y'igihuru, bitewe n'agahinda kose nari mfite, mbitekereza ku mutima ndavuga ati koko Mana, kubona nabuze kwiga kutavuga, nkabura byose kutavuga, wampaye kuvuga basi nkazapfa nkuririmbira. Ntekereza nk'umwana, ako nyine burya icyo umwana asabye Imana ihita imwumva. Haciyeho nk'amezi 2 kuvuga bitangira biza, bikaza kongera bikifunga. Nabangiye nko kubwira umuntu bamuntumyeho yambaza nkabukiye bikongera bikifunga. Ubwo abantu batangira kumenyera, najya gutumikira umuntu akambwira aseka uko nguko ngenda mvuga gake. Kugeza ubwo nyine mugeze imyaka, ngejeje imyaka 15 nibwo kuvuga byaje neza. Niko byaje neza. Shima Imana ndavuga ati Mana wumvishe ugusenga kwanjye ku mutima. Aho abana b'abantu bananiwe niweho wabashije kuba umudokiteri mukuru, muganga mukuru uruta bose. Ubwo rero nasezeraniye Imana ndavuga ati ubwo ntabonye kwiga ngo mbe pasiteri mbwirije abantu, ubwo ntabonye kwiga ngo mbe padiri ngire abantu nigisha runaka, ariko byibuse ndagushimira ko wampaye kuvuga. Kandi uko kuvuga kwanjye sezanira Imana ko bigomba kuzagirira akamaro abantu benshi, bikagirira buri muntu wese ahari, kuba hari ikintu byamuhinduraho. Ndavuga ati Mana numpa ubushobozi ukampa umwanya wo kuba natambutsa ijwi ryanjye rikagera ku muntu wese ahari hose, yaba ari mu Rwanda yaba ari hanze, bizaba binyubatse ku mutima kandi numve ko hari icyo mpinduye ku bantu. Ijwi ryanjye ubwo natekerezaga ko iyo nza kuba mvuga
nkajya mu mashuri nkiga nkaba nka padiri nkigisha abantu runaka, ariko ubwo mpaye kuvuga ndizera ko nzigisha abantu barenze nabi 1000 n'ibihumbi 5 bikazagera, bitewe n'ibyo wankoreye Mana. Ubwo rero ndashima Imana ko yampaye kuvuga. Ubu ngubu rwose mvuga n'impano yo kuririmba byahise biza, rwose ndashima pe. Ubuhamya bwanjye nubwo ibindi muzagenda mubimenya nyuma uko byagiye bihinduka, uko byagiye bigenda. Ubu hari aho ngeze, hari ibyo ndimo, mbese bitewe n'ubushobozi Imana yampaye. Murakoze cyane. Tukiri aho ngaho gatoya, reka ni ubuhamya buteye agahinda ku rundi ruhande, ariko nanone bunashimishije kuko Imana hari ibyo yakoze bikomeye cyane. Ibiteye agahinda ni by'amateka, ni ibya mbere yaho, ariko nyuma yaho byaje kuba byiza. Ndashaka ngo dusubireho inyuma gatoya. Wagarutse ku isengesho ngo umwana asenga Imana ihita yumva vuba cyane. Icyo gihe wasengaga iryo sengesho kugira ngo Imana iguhe kuvuga, wangana gute? Wari mu kigero cy'imyaka ingahe? Nari mfite imyaka 10. Nari mfite imyaka 10, ari ngiye mushumba, ari ngiye uvunika buri kintu cyose wacu. Yego. Bisobanuye yuko kuva igihe wavuze iryo sengesho kugera aho wakiriye Imana yakumvishe nyuma y'imyaka 5. Cyane rwose. Niho yakoze ibitangaza, nibwo yabashije kugenda igobotora ururimi. Yego. Nubwo bitaraza neza, na n'ubu ngubu hazamo akantu nkategwa, ariko mbishimira Imana. Nawe ati ubwo mvuga umuntu akanyumva, impa kuririmba. Nakoze indirimbo yo kwibuka, nyiririmbye mu gihe cyo kwibuka, mbona abantu barayikunze, biranshimisha cyane, biranyubaka. Nshima Imana bate Mana, ubwo wampaye ijwi nkaba ndirimba abantu bagakunda ibintu byanjye, ni ukuri biranshimisha cyane. Bati nubwo ntabona ayo mafaranga, ariko kuba ndirimba ijwi ryanjye abantu bakarikunda, bakumva ubutumwa burimo, bikabashimisha, bikabubaka, bikabomora imitima, nkashima Imana pe. Ikindi kibazo nshaka kubaza, uravuze ngo n'ubu ngubu ntago biraza neza ijana ku rindi. Wadusobanurira kugira ngo abantu bave ku rujijo, barumva uvuga neza nta kibazo, nanjye ubwanjye mbona tuvugana nta kibazo. Uvuze bisobanuye yuko ubu ngubu hari igihe bishobora gutegwa bikaba nabi kurenza uko turimo kuvugana, kuko tubona uvuga neza. Oya, ntago birenza, ariko nyine hari igihe mba ndimo kuvuga hakazamo akantu gatoya. Hakazamo akantu gatoya, nk'uko umuntu n'abavuga neza hari igihe bigira gutya, yaba afitemo nk'ubwoba, hakazamo akantu gato. Nanjye yo niko bigenda, hakazamo akantu gato, nk'iyo ndi kuvuga gahoro cyangwa mvuga gake gake, ariko iyo ndirimba ntabwo biza. Ariko ndabishimira Imana nabyo. Yego. Watubwiye ngo bashiki bawe baga Tanzania n'abandi bavukana nawe, gerageza utubwire, kuko ubu ngubu Jado abantu benshi bakeneye kumenya amateka yawe neza. Ese mwavutse muri abana bangahe? Wowe wari umwana wa kangahe? Ese ababyeyi bawe uyu munsi bariho, bimeze gute? Twavutse turi abana 6, ndi umwana wa 3. Ababyeyi banjye bombi barahari, nanjye gukuru wacu arahari, hapfuye sogokuru. Ikigaragara cyo muri abarame. Hanyuma rero ndashaka noneho ngaruke ku babyeyi bawe, kuba bariho kandi bazi amateka yawe, kuri bo uyu munsi bavuga iki? Babyakira gute? Bibigisha iki cyane cyane mu bijyanye no kwizera Imana? Ababyeyi banjye ni abakristo, kandi kuba narabashije kuvuga byarabashimishije, ariko ntibazi uko nakize, kuko byabaye ibanga ryanjye n'Imana yanjye.
babonye bigenda biza gusa. Yego, ariko birabashimisha, barishimye barabyakira, kuba mvuga barishimye pe, uretse uwo sogokuru watuvuyemo abandi barahari, ariko umuryango wo kwa mama wiciye muri jenoside babasanze mu nzu bose babakorera ibyamfura mbi, mama yahunze. Ubwo rero ni manza ari nk'Imana yamuhaye kurokoka, ko agiye mu rutoki umwana ari kurira, ubwo rero arokoka gutyo. Ariko ntacyo dushima Imana, kuba umuntu ahari ahumeka, kuba umuntu avuga kandi ataravugaga, byose mbishimira Imana, kandi mbona ko hari impamvu Imana yampaye kugira ngo mbe ndiho, hari impamvu Imana yansimbukishije ruriya rupfu, kuko mba narapfuye nkasibangana ndi umwana, simenye n'ibi ngibi by'ubu ngubu. Ariko nyine Imana yampaye kongera kubaho, Imana yampaye kongera kuramuka, Imana yampaye kongera kugira ngo ngire imitima myinshi nahindura y'abantu. Tukiri aho ngaho gatoya, umunsi ukira cyangwa se mu myaka 15, ubwa mbere na mbere niba ubyibuka, ubwa mbere na mbere wenda hari abantu bari bakuri aho ruhande, cyangwa se abantu babibonye ubwa mbere na mbere ni bande, babyifashemo bate? Umunsi nkira bwa mbere ngewe nari ndi umushumba, inka nizo zibizi, nta bantu twari kumwe uretse nyine abashumba twabaga turi kumwe, ni nk'ari bo twabanaga umunsi ku munsi, ari bo inshuti zanjye, ari bo famiye yanjye mba hafi, nibo babaga bazi ibyanjye. Nibo bantu rero bamenyaga uko bwije n'uko bukeye, ibyagendaga bihinduka kuri njyewe. Tugende noneho tugaruke uyu munsi. Watubwiye yuko uri umuhanzi, watubwiye ko wakoze indirimbo y'icyunamo, abantu noneho bakeneye kumva nibura ijwi rya wa muntu wavutse atabasha kuvuga, agakura ku myaka 15 akavuga, uyu munsi akavuga ko ashobora kuba yahanga indirimbo. Nibura watunyuraho gakeya, yaba kuri iyo ngiyo wenda wakoze, cyangwa se n'indi, abantu bumve ijwi nibura rya Jado mu bijyanye no kuririmba noneho. Murakoze. Hari indirimbo mfite nakoze yo kwibuka, nayise Rwanda warakubititse. Abazankurikira cyangwa abazakomeza bakunda ubuhamya bwanjye nangwa impano yanjye, bazajya bagenda babona ibikorwa byinshi cyane. Iravuga ngo batwitse amazu menshi, cya gihe byari bikomeye, bakagira ngo babishe bose, Nyagasani yabarokoye, ntawunganya ubwenge n'Imana, kuko yahagaritse jenoside. Ntawunganya ubwenge n'Imana, kuko niyo yahishe benshi. Rwanda tukuri hafi, ntuzongera kubabara. Rwanda tukuri hafi, ntuzongera gushavura. Rwanda we warakubititse, cya gihe byari bikomeye, inzira karengane zazize jenoside yakorewe Abatutsi. Natwe abasigaye tuzaguma kukubaka,
natwe abasigaye tuzamagana abapfobya amateka. Urakoze cyane. Aha, tugenda tugana ku musozo, Jado, gira icyo ubwira. Icyo nabwira abakunzi ba Ntibisanzwe TV, bakomeze bakurikirane Ntibisanzwe TV, uko izajya ibagezaho ibintu byiza kandi biryoshye, ibintu byubaka, ibintu byomora imitima ya benshi. Ndabakunda rero kandi turi kumwe igihe cyose Ntibisanzwe izajya intumira, nzajya mpora mpari. Wavuze ko uri umuhanzi, abahanzi kenshi bafite ahantu bashira ibihangano byabo, waba ukoresha imbuga nkoranyambaga cyangwa se waba ukoresha, niba ufite Facebook, niba ufite Twitter, niba ufite account ya YouTube, niba ufite, wagerageza ukabwira abantu na kubyo bashobora no gukurikirana, binakunze ushobora no kubabwira nimero yawe niba wumva ari ngombwa, kuko abantu bafashwa mu buryo butandukanye. Hari ushobora kuvuga ngo ubuhamya bwawe bwamufashije akaba yaguhamagara. Ibyo ngibyo bimeze gute? Abakurikirana ibihangano byanjye kuri YouTube channel yanjye ni Jado Inganzo, kuri Facebook Imanigabe Jean Dodier, kuri Instagram Imanigabe Jean Dodier. Nimero yanjye ya telefoni hagize nk'ukenera kuba yamvugisha 078 17 89 370. Urakoze rero Jado, turagushimiye cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu nka Ntibisanzwe TV, kandi turagushimiye ko wabashije gutanga ubuhamya bwawe. Murakoze cyane, Uwiteka abahezagire, kandi turi kumwe igihe cyose muzajya munshaka nzajya mba mpari. Uyu rero ni Jado nkuko mwabyiyumviye, afite ubuhamya mwabyiyumviye namwe, ntiriwe mbisubiramo, namwe mwabyiyumviye. Mbese muri make Imana ni igitangaza, Imana yakoze ibitangaza bikomeye cyane ku buzima bw'uyu musore. Uyu munsi rero arashimira Imana yuko abasha kuvuga nyuma y'imyaka 15 atabasha kuvuga, ari umuntu ufite ibibazo bitandukanye byatewe n'uburwayi butandukanye nkuko mwagiye mwiyumvira. Hanyuma rero iyi ni Ntibisanzwe TV nkuko natangiye mbikubwira kare tugitangira. Ngende Frank Mario Sebudandi. Gusa icyo nakubwira, niba nawe wumva ufite ubuhamya ushaka kutugezaho cyangwa se kugeza ku bakunzi ba Ntibisanzwe TV hirya no hino ku isi, watubwira, watwandikira, nubwo wabyandika kuri comment ugatanga nimero yawe, ukavuga yuko ufite ubuhamya ushaka kubwira abantu cyangwa se ufite impano runaka ushaka kugeza ku bakunzi ba Ntibisanzwe TV, andika hariya hasi kuri comment uvuge uti impano yanjye ni iyi, nimero yanjye telefone ni iyi ngiyi, ubundi twebwe turakwihamagarira, ubundi turebe ukuntu twakugeraho cyangwa se nawe watugeraho. Kanda subscribe kandi unakande ku kimenyetso cy'inzogera kugira ngo utazajya ucikwa n'ibyo tugutegura umunsi ku wundi. Naho ubutaha rero, Imana yo mu ijuru ibarinde.